amahoro n'abandi batambuke duhimbaza Imana twishimire yuko mu gitondo umwami Imana ari bwitamurure ari icyo ari bukore mu buzima bw'abantu bacu ari icyo ari bukore mu buzima bw'abanyarwanda ari icyo ari bukore mu murenge wacu wa Remera kandi yaragikoze ni nayo mpamvu twaje hano kugira ngo dushimire Imana aho igejeje ikora ibyo yakoze kandi tuzi neza yuko izakomeza no kubikora. Rero hari ibyagezweho mu gihugu cyacu, hari ibyo Imana yakoze, ni nayo mpamvu twahuriye aha ngaha kugira ngo dushimire ibyo Imana yakoze. Mwanyemera tubakomera Imana amashyi kubw'imiyoborere myiza Imana yaduhaye mu Rwanda. Dukomere Imana amashyi kubw'imiyoborere myiza Imana yaduhaye mu Rwanda. Amen. Mwanyemerera tugashimira Imana, tuyihimbarize ibyiza yakoze, umutekano, imiyoborere myiza. Haleluya! Twongere dukomere Imana amashyi ko nta mahoro ibyakutu. Himbaza Imana tuyishimire yagize neza. Hanyuma turaba twitegura n'ubundi gukomeza kumva ubutumwa mu ijambo ry'Imana. Imana ikomeze ibaho umugisha. Nanyura inyuma bita kuroringa mani nababonye abakibagera bisembashora mubazi ibyo ndi gukora
shyiraho riki. Babyita gusepuza mani. Ntabwo waba umaze kwikubita ngo ugende nka Babiloni dufate ingendo zawe. Bounce. Uba wumva ingoma abandi none uwagendaga n'iniga aragenda nka pasiteri. Dukomere Yesu amashyi tumushimire. Reka nihute ndababara ndangirika ibyaha biranyangiza nisanga Nyabugogo ni Marine igangika ku muhanda hariya pipinyeri imbere ya Stivale kwa Buraza imbobo twabanaga bagashyitsi n'abakibindi baracyahari ntibarakizwa ariko maze gukizwa no kwakira Yesu Kristo amindurira amateka agera mu mutima yambaramo kangayi ngo mwana wakongereye ibyuma muravuga n'ejo nzavuga umuhogo n'indacu amindurira amateka ndakizwa ndabatizwa. Dukomere Yesu amashyi tumushimire. Reka mbabwire soza ntabwo ari ubugingo gusa iyo ukijijwe yomora n'ibikomere by'ibirarane. Yarabinyomoye agarurira ibyishimo Satani yaranyambuye agarurira agaciro Satani yaranyambuye. Iyo ukoresha ibiyobyabwenge aho bitangiye kujyamo sha muvuge n'Imana imuhe umugisha. Ibiyobyabwenge birakwangiza. Bagambane iyo ukoresha ibiyobyabwenge bigukura muri sosiyete kugera mu rwego usura uwamwiganye kugera mu rwego usura so wanyu nyoko wanyu agahamagara reponse ngo ngwino uganirize umushyitsi atari urukundo batinye kugusiga muri salo kabandi iti nitumusiga muri salo turasanga yitwaranye na caje. None wakoreshaga ibiyobyabwenge wari imbobo Yesu amaze kumuha agakiza yicaranye na fande. Yesu amashyi umushimire. Yesu arashaka kuguha ubugingo ariko akomora n'ibikomere by'ibirarane. Ijambo rya kabiri umuntu ukoresha ibiyobyabwenge yipfurwa ku muryango kugera aho bamuvukana so na nyoko abatacyemera yuko yakubyaye kiswa akugarurira agaciro mu muryango w'iwanyu. Ijambo rya gatatu ni amaboko yawe uri gusenya ejo hawe hazaza basenyuka. Ijambo rya kane ni amaboko y'igihugu. Niyo mpamvu itorero dushyiramo imbaraga n'ubuyobozi bwite bwa leta tukaza hano bakesitara aya mahema tukesitara ibi byuma tugira ngo tubwire umuntu umwe Yesu ukamushaka kugira ngo amuruhure amuhe ubugingo kandi tukiri no mu isi amuhindurira amateka. Mpamvu zigeze kuri eshatu zituma abantu bakoresha ibiyobyabwenge. Ijambo rya mbere ni amakimbirane yo mu muryango. Mwana akavuka akeneye urukundo mu muryango akavoma ibiroho agasanga isa n'ikomando nyina ni Buriseli. Ubwo urumva bazabyara icyo urumva atari jetiri. Isa n'ikomando se akana karagira imyaka 5 kagiye mu irerero cyangwa garidiyene kataha kagasanga se amaze kumeneka nyina yarangiye amakimbirane mu rugo. Isa n'ikimaniyo nyina ni umujugujugu w'umusafuriya
akana kakahita gakusha gakwepa imihini yabasa na nyina bari kurwana, kabona bitazavamo kakagana umuhanda, kagera ku muhanda kagasanga kandi kamarine kaje kera, kakamubwira ngo gotomera utazaba imbwa wa murezi, akaba aracomye bikahita bihwaniramo. Amakimbirane yo mu muryango, aba bana bakeneye urukundo, mubahe urukundo. Ijambo rya kabiri rituma abantu bakoresha ibiyobyabwenge ni amateka, uruhererekane rw'amateka. Amateka ari ikigenda kitwemerera. Ijambo rya gatatu ikigare, abo ugendana nabo ikigare ubamo. Reka mbabaze, ucuruza amakara asa n'iki? N'amakara. Ucuruza ifu asa n'iki? N'ifu. Ucuruza ibitoki asa n'iki? N'amakakama. Rebera ukwegereye mugutumeho, mufate mu kiganza. Ariko mwana wamufashe, mumbwire ngo utancika mwana. Ongera umumbarize ngo ugendana nande se? Ugendana nawe usa ariko yambabariye. Iyo ntabwo ubuhamya ntabwo ninjiji. Murabona hari injiji yambara ikoti na karuvati igashyiraho n'akuma. Yesu yaguhamagaye akomora ibikomere by'ibirara, akaguha izina yagubise izina rya mbere nitwa umwana w'Imana, irya kabiri mba umuvugabuto, irya gatatu mba umudiyako, irya kane mpita mbona umugore aranyemera. Ubu nanjye afite madamu mwana, mpita mbona umudamu mpita nitwa umugabo. Irya gatanu mbyara umwana w'imfura mwita Puramedi, mpita nitwa papa Puramedi. Irya gatandatu mbyara w'umuhungu mwita Asa, mpita nitwa papa A. Iyo ukijijwe Yesu aguhundagazaho amazina. Irya karindwi mu muyobozi w'icyumba cy'amasenge. Irya munani bitamba mwari. Irya cyenda bitamba pasiteri. Shimira n'abayobozi banjye b'itorero bari hano bareze uyu muhamagaro. Nk'abandi mu mirimo ya gipasiteri nkundamo itatu, ni myinshi ariko harimo itatu. Wa mbere, iyo ndi kumanyura umutsima arawumanyura ahereza abigishwa be. Nushaka uba urangije kwiga mu Bwongereza, ariya meza ntiwayageraho, ni pasiteri. Nushaka ube watona, ntabwo wayageraho, ni pasiteri. Umurimo wa kabiri nkunda mu murimo wa gishumba, iyo ngiye muri Yorodani kubatiza, ndi kumanukamo gakeya, ngiye kubatiza abandi baji bahindutse bagahinduka abana b'Imana, kandi na hano barimo tuzabatiza ejo bundi. Nushaka ufite amakamyo 6, ariya mazi ntiwayajyamo, ni pasiteri. Undi murimo nkunda, ongera umpe Bibiliya. Iyo ngiye gusezerana n'abahuje ibiganza afashe Bibiliya, ndi kuvuga ngo ngiye Pastor Niyonshuti Theogene, kubw'ububasha mpeshwa n'ijambo ry'Imana n'itoro rya ADEPA. Nyirambegeti abaye umugore wa Rudomo. Rudomo yabaye umugabo wa Nyirambege. Imana yafatanyije n'abagitanduka. Ibyari ibyanga itambyeza bagataha bakarara. Ndanibuka ko nari Marine Nyabugogo, nibuka ijambo nasomye rivuga ko mu mahanga yose uyu bagakora ibyo gukiranuka
reka mbasenge hanyuma yo gukizwa ikomore n'ibikomere by'ibirarane. Mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Mana yaranduhuye nkura ku muhanda, nkura ku biyobyabwenge, kizwa jya mbabara iyo mbona uri gucoma uriya mwotsi umukurura gutya ngo umwotsi umwe gusa uri gukomanga imageragere hariya mageragere ngo mucumbikira imyaka 25 kugufatana bure ebyiri biba bihagije burundu uri gukomanga uvuga ati mucumbikire. Ariko Yesu ateze amaboko akubwira ngo ngwino kuruhure. Nta mahoro y'ibiyobyabwenge, nta mahoro y'ibyaha. Ndumva afite ideni Imana jya kuvuga ko Yesu ababarira, jya kuvuga ko Yesu amara, jya kuvuga ko Yesu akurana kotini mu mubiri. Wari warishwa n'inzoga, wari warishwa n'urumogi, uno umukozi w'Imana kandi uretse n'ijuru Imana yanyemereye yamaye n'umugisha. Ubu mu modoka ziparitse hariya harimo n'iyanjye. Dukomere Yesu amashyi. Urarushye, agahinda kakwishe, amateka aragukomerekeje, ibiyobyabwenge birakwishe. Zamura ikiganza ngusengera ahurira. Abana mumanure ndaza kuba ndashaka gusengera uwemera akarushye. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Mubaje hano nibagaruke, abaje hano nibagaruke, n'abandi shaka gusengera. Mpobera di wabuze uguhobera. Yesu aguhe umugisha. Zamura gusengera, tabuka ngura wiruka. Nimuze mwiruka mbatureho umugisha. Mwahuye n'ababaturaho ibiri. Abaje hano nibagaruke ndashaka gusengera indushyi. Tebuka hagarara cika va mu byaha ntihagire uwo muzana, buri muntu yisana, nanjye narisana. Yesu ngwino akomore ibikomere. Tebuka none kuntu kirimo nudakizwa ejo itegeko riza afande. Uyu munsi hari umuntu ufungara, uyu munsi ni ku mbabazi. Dukomere Yesu amashyi, uyu munsi ni ku mbabazi. Ariko nudakizwa uyu munsi ejo ugahura na fande azagutambikana. Imana ikubabarira. Tebuka, aha ntabwo twivuna n'izi. Abana mube muretse, abana ndaza kubasengera. Mweho ngwino uje ukiri muto. Tebuka ngusengere. Cika nta kindi gihe. Saba abashumba banjye igihe cyatambutse tuzagaruka kubuvuga. Mwigire hino muze mudufashe ivugabutumwa dusengera abantu. Shumba muze mudufashe. Cika va mu byaha, reka urumogi, reka ubusambanyi. Ako gahinda kakwishe, aya mateka yagukomerekeje. Yesu niwe wayakoramo, ibyo bikomere niwe wabikomera. Kadusaba umushumba wacu abagira inama n'abasenga. Niba hari undi usigaye nawe naze. Yesu ni umunyembabazi, ni umugwaneza. Impamvu y'iki giterane, impamvu ubona abantu bose baje hano
nuko Yesu ashaka kugukiza, ashaka kukuruhura, ashaka kukubabarira, ashaka kugukiza intimba, kugukiza agahinda, kugukiza ibyaha. Wasanga waragerageje ibintu byose bishoboka bikanga, ariko Yesu ni umukiza w'iteka ryose. Niba hari n'undi utaraza ukeneye ko Yesu amuruhura, nawe naze ahagarare hano kugira ngo tumusengere Yesu amukize. Niba hari n'undi nawe naze, kansabe kandi abantu mwese mwicaye muhaguruke kugira ngo dukomere Yesu amashyi tumushimire kubwaba tumushimire. Niba hari n'undi usigaye naze natera intambwe ze. Impamvu y'uyu mwanya ni ukuguha amahirwe kugira ngo Yesu akubohore, agukize, akubabarire, agukure mu byaha, agukure mu ngeso mbi, aguha amahoro, akumara agahinda, akumara umubabaro. Icyaba kikuvunye cyose agerageje uko ushoboye, ariko uyu munsi Yesu arashaka kugukiza. Tugiye gusenga Imana, ariko niba ari n'undi uhari nawe naze. Ibyaha wakoze icyo ari cyo cyose, Yesu yaje kugira ngo agukize, yaje kugira ngo aguhe amahoro. Nicyo cyamuvanye mu ijuru. N'uyu munsi arashaka kukuruhura, arashaka kugira neza. Mwe mufashe iki cyemezo muhagaze hano, mufashe icyemezo cyiza cyane. Mwe muje hano, mwe muhagaze hano, mwafashe icyemezo cyiza cyane. Tugiye kubasengera. Guhagijama naso mesimya baroya wirera. Mureke dusenge Imana. Mugiye gusubira amagambo mvuga, kandi mwebwe muhagaze hano turabashimiye cyane. Mufashe icyemezo cyiza. Yesu agiye kubakorera ibintu byiza mu buzima bwanyu, ntabwo muzabyicuza. Amagambo ngiye kuvuga muyasubiremo. Mwami Yesu, turagushimira ko waturinze, nubwo twari mu aha ariko ntitwapfuye. Turagushimiye ko watuzanye ngo twumve ijambo ryawe. Uyu mwanya tugusabye imbabazi byacu, udukize agahinda, udukize ibyatugoye. Bireka amazina yacu ave mu gitabo cy'abarimbuka, twandike mu gitabo cy'ubugingo. Natwe tuzagukorera, natwe tuzavuga kukiza, natwe tuzavuga ineza yawe, natwe tuzavuga urukundo rwawe, natwe tuzavuga ko uri umwami w'abami. Tugushimiye ko utubabariye, udukize imivumo y'ibyaha, udukize za karande, kize ingeso mbi zose. Uhereye none ntituzasubire mu byaha. Ibyo tubisabye mu izina rya Amen. Mwami Yesu Kristo, ibiganza kuri aba bakobwa, kuri abagabo n'abagore bahagaze hano imbere yawe. Uyu mwanya baraje kugira ngo bababarire, uyu mwanya baratuye, bahagaze hano nk'abakozwe ku mutima, bumva baragowe, bumva barababaye, bumva bari mu byaha. Ukiza ibyaha, ukiza ubusambanyi, ababaswe n'ubusambanyi bakize. Ukiza umwuka w'ubujura, ababaswe n'ubujura bakize. Mwami Yesu, ibiyobyabwenge, ababaswe n'inzoga n'amatabi n'ibindi biyobyabwenge bitari bimwe, turabasengera ngo uhereye none ubibakize. Amaraso ya Yesu nababeho,
n'ababohore n'abatunganye n'abahindure bazima rwose uhereye none nibagira amahoro mu mutima uhereye none nibagira icyerekezo cyiza nibambara imbaraga nshya nibagira ibyiringiro bizima uhereye none turabasengeye kugira ngo batandukane n'umuvumo w'ibyaha ubahe kubaho ubahe ubuzima bafite impano zagukorera niba abakozi bawe niba abavuga butumwa niba abaririmba niba batanga ubuhamya kugira ngo n'abandi babaswe n'ibibi babivemo baze bakuyoboke. Yesu turagushimiye ko wababariye, turagushimiye ko ubibakoreye, turagushimiye ko bitashoborwa n'abakoye. Tugukomeye amashyi tugushimira, tugukomeye amashyi tugusindira, kandi uhereye none ubashoboze zasubira inyuma bagira imbaraga umugisha ubahe imibereho ubahe gutunga ubahe gukira ubahe gutandukana n'ikibi cyose. Uhereye none imiryango yabo igira umugisha, uhereye none nibakure neza, uhereye none nibagiye gutekereza kuzima, uhereye none nibagira imbaraga. Tubatuyeho ibyiza, tubatuyeho umugisha, tubatuyeho amahoro, tubatuyeho imbabazi, tubatuyeho imbaraga. Ni mu izina rya Yesu bisabye bakoze. Amen, amen. Arakoze cyane, arakoze umushumba mukuru w'itorero rya ADPR mu Rwanda. Turashima abashumba baririmbyi mwaje ari korali zaturirimbiye ndetse na Alexis Dusabe abadufasha mu bintu bitandukanye, abadufashe gutegura uyu munsi. Mu ntiza amati se kugira ngo tubashimire. Iyo tubonye abantu bangana gutya bateye iyi ntambwe yo kwihana, yo kuva mu bibi, kandi murabona ko igikorwa nk'iki ni igikorwa kiri ngombwa, ni igikorwa tuzakomeza gukora. Dushimire rero ababigizemo uruhare bose, ari abigisha, wayoboye gahunda, umuntu watanze ubuhamya, ari Pastor Theogene umaze kwigisha, abo bose turabashimiye. Nk'itorero ADPR uyu ni umurimo ushyize ku mutima wo kuvuga ubutumwa, ariko ubutumwa bunatuma abantu bahinduka bakagira ubuzima. Muri aya mezi abiri ashize mu bikorwa nk'ibi twakoze mu gihugu hose, abantu bavuye mu biyobyabwenge turi gufasha barenga 12,000. Uyu munsi hiyongeyeho n'abandi. Rero icyo dusaba umushumba wa Remera no bafatanije, impamvu yo kwandika bariya ni ukugira ngo buri muntu wese akurikiranwe ku giti cye mu izina rye, kubera ko tubaretse ejo baba basubiyeyo. Ejo abasubiyeyo izi mbaraga zose zatanzwe zaba zibaye impfabusa. Igikomeye cyane rero ni umurimo ugiye gukorwa guhera bakiva hano, abantu umuntu wese amenyekane, akurikiranwe, afashwe, kandi ibyatuma basubira no mu buzima bwiza turabifite, turabishoboye, twabishobora nk'itorero ndetse n'izindi nzego zose twafatanya twabishobora. Rero turabashimira cyane kubw'uyu murimo kandi ukomeza